n'ubundi ni Mnoz Gabina wa Sudal Quickstep. Da Silva yazamutse kubera bonification. Hanyuma Da Silva isaza ku mwanya wa gatatu kubera za bonification yabonye mu muhanda. Barasigwa amasegonda 4 na Itamar, mu gihe Jirme wa Istanbul Umunyeritrea ari ku mwanya wa kane arasigwa amasegonda. Hanyuma umunyarwanda uje hafi ku rutonde rusange ni Uwiduhaye Mike wa Benediction, ni uje ku mwanya wafi umunyarwanda uje ku mwanya wa karindwi. Uwo rero ni Itamar ugiye kwambara umwambaro w'umukinnyi wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda, uza no kwambikwa umwambaro w'umuhondo wo kuri Classement General, akaba ugiye gutangirana umwambaro w'umuhondo. Ese iyo ufite umwambaro w'umuhondo n'uwa etape bigenda bite kuri etape? Kuvuga ngo ejo Etimara azambara umuhondo kuko ni uremereye, noneho Munyozi yambare etape kuko ni wa kabiri. Nuko rero ubwo sazawumuha ko badakina muri oya nuko uriya aragumana, ahubwo organisation ifite jezi yo kwambika umuntu na jezi yo gukinana, ariko aramutse ari buwambare ubwo uriya wundi iyo turirangiye winyuza muri office ukitutahana. Impamvu rero nari bikubajije ejo abantu byari kuzabacana bakajyabona uriya mwene w'umutuku wambaye oya uriya wambarwa n'uwa kabiri bitewe nuko Itamar yahisemo kwambara ko ntiyambara ari ibi kandi rimwe na rimwe harimo no kwamamaza nyirigezi kuko niyo itanga uyu mwambaro. Umwambaro rero ashyikirijwe na guverineri w'intara y'Uburasirazuba Pidas Rwingisi. Yego, hanyuma rero bagiye gufata n'agafoto k'urwibutso. Ndetse nazamurana n'indirimbo ntabwo igeze zamura amarangamutima yawe. Oya nzi ko nta gikombe nyantwara, nta kintu kimwe urashimirwa se. Nzi igikombe nta nyantwara. Navugaga rero umunyarwanda uri hafi ni Uwiduhaye Mike uri ku mwanya wa karindwi, undi munyarwanda ku rutonde rusange uje hafi ni Muhoza Eric wa Team Amani waje ku mwanya wa 15. Uwiduhaye nawe ni azamuwe na bonification yo muri sprint ya mbere yaje ku mwanya wa gatatu. And of course, the honorable jersey goes to someone so special today. It was a beautiful day in their company. Of course, they undi munyarwanda waje hafi ni Tuyizere Etienne waje ku mwanya wa 18. Hanyuma Mugisha Moise asoza ku mwanya wa 20. Mu gihe Nsengiyumva Sham yaje ku mwanya wa 24. Byukusenge Patrick yasoje ku mwanya wa 30. Nkundabera Eric ku mwanya wa 33. Masengesho Venker ku mwanya wa 32. Hanyuma kandi Ngendahayo Jeremy asoza ku mwanya wa 36. Itamar umwambaro uruta iyindi kaba kakiri na gashyana kariya kantu karimo yamweka ko atari umukuburano Imana yanjye. Itamar Iron ahise yambara umwambaro w'umuhondo nk'uko nari maze kubabwira ko ku rutonde rusange ubu ni uri ku mwanya wa mbere. Yakoresheje amasaha 3 iminota 59 ndetse n'amasegonda 58 bivuze ko havuyeho ya masegonda 10 ya bonification bamuha. Niyo amwicaza hariya kuko uwamukurikiye bakoresheje atandatu rero yari kuzira amasegonda yari kuzira, none bikongera ko abandi bose mu muhanda bayasaranganyije nta wageze kuri 6, uwa5 n'uwisi wa 3. Uwo rero ni Iron Itamar n'ubwa mbere yambaye umwambaro w'umuhondo. Nibyo rero nababwiraga ku bakinnyi b'abanyarwanda. Undi waje hafi ni
Ngendahayo Jeremy waje ku mwanya 36, ufite imana Shadrack ku mwanya wa 38, umwanya wa 40 Ruhumuriza Aime, umwanya wa 41 Nzafashwa nayo Jean Claude. Havuye inyuma ya Enoke yibamba gatigare ku ruhande hafi y'ibyo bibaho abamuciye bo n'ubuhanga budasanzwe. And of course we call upon from BRD, we call upon Denise Mukanya rero hagiye guhembwa Kataza project umukinnyi wahize abandi muri sprint. Samson Naishimiye to help us award today's best sprinter. Umukinnyi wahize abandi muri sprint kuko afite amasegonda 10 atwari Rwamagana mu gihe cy'abandi bo barwanaga n'amasegonda hari we hariya hari 6 Da Silva abonye 6 aba bari aba Da Silva wa mu gihembwe cya mbere, yego undi wa mbere mu gihembwe cya kabiri, uyu aba mwaka wose yego amasegonda 10 gusa bizakora kuri etape zingahe 3, etape ya yingiyi, etape yejo na circuit Rubavu. Elhon Itamar ni nawe ugiye kwambikwa umwambaro w'umusprinter mwiza wa BRD hamwe na BRD. Tujyana mu imbere rero turi BRD dushinzwe guteza imbere amajyambere kandi buriya kugira ngo abantu bafate bihitiramo jezi kuko bijyanye nyine bijyanye n'intero yabo muri iyi Tour du Rwanda, ahubwo kuki batashatse igitekerezo bavuga bati tujyane muri sprint, tujyane muri imbere breakaway yishyura amafaranga babishyuriye, cyangwa bajyane muri breakaway. Tujyane muri breakaway kuko urumva buriya mu igare icy'ingenzi ni breakaway, kuko breakaway niva mu tsinda. Nibyo rero ni Elhon Itamar. Iyi myenda ntabwo iba ari mito, ahubwo iyi myenda nibyo navugaga, ntabwo ari umwenda kinari kurekarama, ntabwo gifite ishingiro. Indabo nazo zaba intambara y'abantu, ahubwo uriya mwana arasigaye igihuru izi nabonye bita zitazuma. uwo rero ni Itamar ubwo akuyeho Da Silva wari wegukanye